Yes, reka tubasuhuze abakunzi ba Concord TV show umurere hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali. Mwumve ko tubasuhuje abari mu bihugu byo hanze mwumva urimi rw'Ikinyarwanda. Turabasuhuje cyane, Imana y'amahoro ibane namwe. Reka dushimire cyane abantu bakanze subscribe kugira ngo badushyigikire tube umuryango mugari. Nukuri Imana y'amahoro ibaha umugisha. Natwe twabasezeranyije ko tutazajya tubatererana. Uyu munsi ubu ndi kugenda, ndi mu nzira, ahantu nerekeje ni hehe? Ahantu nerekeje ni mu mudugudu wa Ntarama, mu kagari ka Gitega mu murenge wa Cyanika. Ngiye kuganira n'umugabo, n'umuhanuzi yitwa Mutuyimana Jean Claude. Icyo tumuziho ni iki? Ikiganiro twagiranye ubushize yayansanze Musanze, ariko navuze nteka nanjye noneho ngeriwe neza ndebe, kuko hari ibyo yambwiye Imana yakoze iwe. Yambwiye ukuntu Imana yamubwiye ko agiye kubona inzu akayibona, ndavuga ngo iyo nzu tuze kuyigeraho ndebe. Ikindi kintu yambwiye yavuze ati njyewe nanga umuntu umpamagara akambwira ngo ibyifuzo byanjye nibi, ahubwo njye umpamagaye Imana nkorera ihita ibimbwira, yondi mu mavuta nakayahoramo. Imana ihita ibimubwira ubundi akagusengera wowe utabanje kugira ute kubimubwira. Ubwo niho nerekeje aho ngaho kugira ngo tuganire. Reka mbasabe muze gukurikira ikiganiro kigitangira kandi munakirangiza. Reka sabe umuntu uri kuri kamera akatingeho gatoya ubundi tugende naho mukanya. Murakoze cyane. Yego, nkuko twabibabwiye yuko tuje gusura abakozi b'Imana imbere ya kamera za Concord TV show. Turi kumwe n'umuhanuzi, umuvugabutumwa, umuhanzi, perezida wa groupe Abatabazi. Ntago ari groupe y'amashanyarazi, ni groupe y'abanyamasengesho. Ni groupe y'abanyamasengesho. Yego, ndabaho groupe bita groupe electrogene. Aba groupe bita electrogene nyine cyangwa se bita moteri. Ni perezida wa groupe y'amasengesho yitwa Abatabazi. Ni Mutuyimana Jean Claude, niwe uri imbere ya kamera. Twamugezeho, reka adutangize n'isengesho. Reka rero ese nurangiza guseka, ariko pe nk'abantu mwe guseka biba bikenewe. Guseka bikenewe, noneho natwe bibikara iyo tutari guseka ubona twashaje, ariko iyo twisekeye biradushimisha. Ngo nari mbabaye ntabwo nari nishimye, ariko babajwe n'ikise. Reka imbere ya Concord TV show tugomba guseka. Guseka bijya byica iperereza, umuntu akaba yarazingura ababaye azi ko yaguhamije ko mwahura guseka ntamenye ikibazo kufite ikibazo. Mare bareze umugisha, murakoze perezida wa groupe. Ntabwo nzabikata, ariko tugomba guseka. Imana bahumugisha. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye. Tasti ene vasire boje zive ekado star. Uri Imana ishoboye byose, uri umurengezi wacu, urebera hose icyarimwe, izina ryawe nirishimwe. Turagushimiye kubw'uyu mwanya uduhaye. Naho rero ngwino bane natwe, ukore ku mitima yacu. Byo tugiye kuvuga bikore ku mitima y'Abanyarwanda n'abari hanze y'igihugu n'abadukurikiye mu mahanga yose. Maze ukuboko kwawe kw'imbabazi kukore kuri buri muntu wese. Data wa twese uyu munsi ubu munsi w'igitangaza kuri buri muntu wese. Urakoze ngaho bana natwe muri byose, kandi utwiteho mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Amaseka yashize. Urusekeshwe n'iki ubundi? Ikintu mvuze kagusetsa cyane ni iki? Turavuze ngo ni perezida wa groupe Abatabazi. Ngo ntabwo ari ngo ni perezida wa groupe Abatabazi, ngo ntabwo ari perezida w'amashanyarazi. Mpamvu barantunguye nyine. Ubundi iyi moteri bacanisha bayita groupe electrogene, sibyo? Electrogene groupe electrogene, iyi groupe nyine moteri itanga amashanyarazi. Ndavuze ngo perezida wa groupe uza kubona ko ushaka kugira ngo uri perezida w'amagurupe nyine ayatanga amashanyarazi. Bitanongeho kuri groupe wiki wa groupe Abatabazi y'abanyamasengesho. Yakora niko nongeho. Imana ishimwe ko gatumye useka. Oya, ndasetse rwose. Umureye amasaha, mbese muri amasaha utumye nseka. Imana ishimwe. Yego. Mutuyimana, umwana w'Imana, umukozi w'Imana. Umeze ute? Ndashima Imana. Imana indinze neza. Nawe ari kurabibona no ku maso nta kibazo. Yego. No kubusetse pe. Oya, byari mu mugambi w'Imana. Buri Imana yari yateguye ko uyu munsi uri buze kunsiza. Yego. Byari mu mugambi w'Imana. Yavuze ati uyu munsi byanga byakora ko nkuru utagomba gusetsa mutoye. Ariyo mpamvu nsekeje nyine ndaseka. Yego.
mutu groupe abatabazi imeze groupe abatabazi tumeze neza, turashima Imana, imirimo kugenda neza nta kibazo, turaterana, mfashanya twakoraga turacyabikora, nta cyaduhagaritse, mbese tumeze neza nta kibazo. Musenga ryari? Ku wa kabiri hagana rega tugango turangire impamvu mwabantu mwe impamvu naje kuganira na Mutuyimana Jean Claude nuko ari umuhanuzi akaba umukozi w'Imana n'umwana w'Imana. Afite groupe rero ndavuze iyo groupe y'amasengesho yitwa Batabazi, tugangwa turangire neza babandi mu muhamagara kuri telefone akababurira umwanya uwo kugira ngo abasengere, tubarangire iyo groupe umunsi isenga n'ahantu isengera ku buryo ufite umwanya waza tugafatanya gusenga. Bitwaye kuvuga ngo ngewe ni ndi umwangirikani, nsengera mu Anglikani, na diocese yanjye nishyira nk'ibisanzwe bucidikorera bwa Gitare, kanisa na paruwasi ni Rukoro, niho nteranira, niho duteranira, niho tuba turi isaha ku isaha. Rendezvous ifite ku wa kabiri tuba turi gusenga, ku wa gatanu tuba turi gusenga, icy'ingenzi ku wa gatandatu tuba duhari. Iyo minsi yombi wabone ushobora kuza n'amaguru yawe ukambona. Rero tuba duhari, ni karibu kandi ni byiza, dore ko no gusengera ku matelefone dusa nkaho turi kugenda tubereka, bitewe nuko turi kugenda duhamagarwa n'abantu benshi, abakeneye gusenga, abadakeneye gusenga, mbese ukumva abantu bose nta gahunda bafite, ahubwo icy'ingenzi nuko wowe ubwawe unavuga uti okay, mfashe umwanya wo kwicara nkanasenga, nkanabatereka ngende kureba umukozi w'Imana. Rero wambona, adresse yanjye nizo ngizo, wambona kandi bampari. Murakoze cyane. Yego, ni kuri Eyare paruwasi ya Rukoro. Paruwasi ya Rukoro, ikanisa ni nayo Rukoro, ni naho ngaho hafi no mu murenge wa Cyanika, mu kagari ka Gitega, Kagerero, naho ngaho niho dusengera. Mwaza bagira ibihe byiza, ni groupe nanjye niho twamenyaniye, twarasenganye pe. Yego, tugira ibihe byiza, ariko ntago mperutse. Ntago herutse, aciye akahe, ariko nta kibazo. Cy'ingenzi nuko twese turi bazima, kandi kaba turi kuvoma tutanicaye. Nico kiba ikingenzi nuko turi kuvoma tuticaye. Cy'ingenzi nicyo ngicyo, ahubwo Yesu nabishima tuzahahurira. Nzaza pe. Nzaza ugiye ataga yaragaruka, twagiranye ibihe byiza cyane rwose. Imana ishimwe pe. Groupe abatabazi kabiri. Groupe abatabazi ndabakumbuye, ba Mama Dina, ba Mama Diane, yego Mama Diane, Genesta w'umukecuru twasengeraga disi nziza guste, bande ba Papa Happy, turabasuhuje, ba Abraham ndabasuhuje, ngo nanje mbone yo gusuhuza ngo na professor. Yego ba Mukandutiye Jani, ba Mukarwego, ba Nyirabuguzi, ubwo sindi kubwira komite yose, ba Abraham abavuze, yego afite ubukwe ejo bundi kuri 23 Igisenyi, ubwo tuzabutaha ubwo ku Nkuru de TV show izabihari, ubwo izabihari. Yego, ni benshi cyane kubavuga biri kunanira, ariko nakangari abo dushoboye kuvuga nabo ngabo. Turahari tugushima Imana pe. Ba Nyirabuguzi rajya na Nyirabuguzi Evasta namuvuze, Nyirabuguzi Evasta mujanama mukuru muri groupe yacu, Mukandute Jeanne sinamuvuze harya. Yego, ndumva arabo ngabo ndi kugenda. Ndi umukobwa pe, umukobwa w'umuhanuzi ntibuka izina rye. Nikiza Sandrina. Sandrina, amakuru ni meza. Sandrina nta kibazo, mwuka wera murimo ari gukora. Ntabwo ndabimubaza neza ngo numve, ariko byanga byakunda ntabwo yareka kujijyaho. Kuzaganira naye igihe twagiranye ibihari nijoro cyane rwose byiza bidasanzwe. Ndamuganiriza numve, ntabwo nari nabimubwira ibintu bya kamera ngo numve, ariko ntabwo yabyanga. Ntabwo yabyanga, ameze neza mu Cyanika, mbese ari guhinda nta kibazo. Ega ni cyiza, ntabwo tuba turi kwamamaza abandi bantu, ahubwo tuba turi kwamamaza umurimo w'Imana. Ni umurimo w'Imana rega. Hari n'ikindi kintu konkorode ngo nakubwira, uzashima umuntu akiriho. Yego. Aha rero niba twakuvugaga tukagushima, aha ngeze ni kwitaraganyirizo, ngushimiye kwitaraganyirizo. Uri kunshima se? Oya, twe turi gushima Sandrine. Ingope. Twe turi gushimira Sandrine. Gederuka nari mu mwuka w'Imana. Na n'uyu musore cyari mu mwuka w'Imana. Konkorode mu bantu ejo muri twafatanyije hano turi gushima. Imana nguranga impamvu muri makanza ahita ngubiba Masaka. Niwe wumpanuriye. Sandrine umva. Sibyo? Arambwira ngo umuhungu wo mwana warambwira ati Imana yavuze ngo umva, inguhaye ibyuma cyagiye mbikubwira. Yarahanuye. Sandrine ni umuhanuzi, kandi ikindi ntabwo ajya aca ku ruhande kabisa. Ikije cyose ubwo mbese iby'ubushuti ntabwo biri. Tekereza
ko twasenganye na benshi kuki ari ba mise sibyo ubwo rero ari mu mwuka w'Imana tumutinza ariko yumve ko ikitumye tumutinda igitumye tumutinda ni kimurimo umva Sandrine turamukeneye azahamya Imana niko bimeze turamubaza neza ko bita TV show kuzana za mpano zihishe iyo ngiyo nyine tukazishyira ahagaragara urumva tukavuga Imana n'ikindi pe ikiza cy'ikoranabuhanga mutuye ubu ntabwo umuntu uri muri Australia ntabwo umuntu uri mu birwa bya Mayotte azatega indege ngo aze cyanika musengane ariko ikiza cy'ikoranabuhanga azaguhamagara ufite umwanya nubundi mugira ute musengane nicyo cyiza cya social media nyine oya niko bimeze kandi nyine ibi biduhuza n'abandi barututaka kwe kugira gute guhura nabo kandi buryo bukire bwa mbere n'abantu no cyane ubundi Imana iguhuza n'abantu abantu bakaguhuza n'ibintu yego Imana ishimwe cyane mutu mfite gahunda nise gospel quiz ndabizi akongerezo ziho gakeya gospel yavuze gospel ababyumva cyane yego na quiz ni ukubaza yes ni ibibazo bijyanye n'iyobokamana na give me ibiryo yes give me food bizaza buhoro tujya tuganira rero nkabaza umutumirwa abantu babiri mu isezerano rishya umugabo ndetse n'umugore afataho nk'icyitegererezo muri urugendo turimo akamuvugaho nibura buri wese nk'iminota 5 cyangwa 7 cyangwa se ngahe bitewe n'ibigwi umuziho tena marangamutima yego ubwo rero feel free ugiye kuba tubwiraho babiri ndakubwira nanga urambaza abo nanga ngiye nkubwira abantu nje ntabwo nkubaza wowe rero urimo ubu uri guhita bashaka kuba ari benshi ariko uri guhitaza mbere muri no minsi umuntu mfite nkunze Esther yego impamvu mukunze Esther igitabo cye kiranezeza nanga se inkuru za Esther ziranezeza Esther yabaye umukobwa mwiza yubaha Imana ntiyahemukira Uwiteka kandi Uwiteka aramutabara umva ikindi cyambe cya kabiri kigeretseho Esther arangije kuba umwamikazi ageze ibwami burya ngo ntabwo yibagiwe bene wabo mu gihe abandi muri no misi bari kumara kugerayo bakibagirwa kuba afite bene basize hirya Esther rero ngo igihe cyo gutoranywa carageze Imana yari yavuganye nawe yanga kwambara mini hari umukobwa mfite nzamukuzanira hari umukobwa mfite arabwiriza arangije aravuga ngo ntabwo mwuka we ntabwo Imana izagutabara kubera ko wambaye mini yego yakavuze ngo ikiradakibagiye ngo ngorde we arangije aravuga ngo nguki ndakibagiwe ariko avuga ijambo ryiza aravuga ngo muri mini ntago ari Imana izagutabarira sibyo araje avuga ngo kandi ntabwo Imana izagutabara kubera ko wambaye nabwo na bya bindi bigize guca ubica Imana kuvuzeho nico kizatuma Imana igira gute igutabara uri Esther ngageze mu nzira yanze kwisiga kwimakiya yanga kwitera makeup bati agenda na rya jambo rivuga ngo nje ndi umukristo kandi nzahora niwe kugeza iteka ryo abana n'iryo jambo yego ngo igihe kigeze barabagaburira ariko baravuga to oya njewe ndi umuheburayo ngomba gusenga abaheburayo tuvuze niba abantu bakijijwe bazi Imana bati nje ngomba gusenga ntagomba kwanduzwa n'ibije singomba kwanduzwa n'ibije ako kanya ngo arihangana arahagarara Esther Imana tugirire neza Esther ndamukunda cyane ngo gihe kigeze cyo kuja kwimurika imbere y'umwami hagenda n'ijambo rivuga ngo kuko umwami Imana izagira gute izantabara ukonsa kose ndabizi neza ko ndi kumwe n'Uwiteka ngo aravuga ngo numbiteho mukiza umva uko nganya ubwo ugenderera abo bakobwa bambaye mini wibuke ngo ahageze imbere y'umwami ngo umwami aramwitegereza Imana imusiga igikundiro siga Esther igikundiro ngo umwami amurebye agira amatsiko abona abandi bose amaguru gari hanze amaviga ari hanze amatako ari hanze ibi biranamye ariko ngo Esther Imana imutsiga igikundiro ngo umwami amurebye agira amatsiko yo kureba bya bindi byose kuko byo byari bipfutse yego agira iki amatsiko ngo aramutoranya Esther ageze ibwami ngo amaze kurya nyuma na nyuma Morodekayi nawe yari ari kwiremba ngo ariko Hamani ahaga umunezero abantu muri no misi bahaza umunezero ngo haga umunezero ngo aravuga ngo kubera icyo abandi bapfukama uriya mugabo we ntapfukamye yego Imana ngirangije isanga Morodekayi nabwita mwana wanje humura aragenda asanga Esther abwira ati Esther naho utatuvuganira yego ntakizatuma abadagira gute badatabara ngo ariko Esther abitekereje ngo muje gusenga nagiye gusenga nimfa nzapfe ariko namwe mubeho nanga twese tugira gute dupfa ngo akese bwami aratona
yego aca bugufi. Ibintu byananiye abagore muri zino minsi, byananiye abagore guca bugufi. Abagore muri na minsi bananiwe guca bugufi, ibintu byaranze ngo ariko warangije ngo aragenda ngo aca bugufi. Amaze guca bugufi ngabwira umwami ngarangije tosti ene ba wasire vodestar ngo aramubwira tumva mugore ni iki gitumye uza hano. yego Esther arakivuga. Umva inkuru nziza rero, bandi batabarwa kubera ko Esther yagize gute, yagezeyo. Esther rero n'urugero rwiza, yashoboye guca bugufi kandi ahagarara kuri wa muri ibyo uvuga ngo nje ndi umukristo 108 kandi nzahora ndiwe. Imana itugirire neza. Amen. umugabo kacyari isezerano rya kera. Turashaka isezerano rya kera, turashaka n'isezerano risha. yego Imana itugirire neza, Imana ikomeze kutwambika imbaraga, nituguma rero tukaja mu isezerano risha. Oya turacyari mu rya kera. Turacyari mu isezerano rya kera, turajebona uja mu isezerano risha. Mu isezerano rya kera umbwiye umumama. None ugiye kumbwira niki? Muri no misi rero umuntu uri kumfasha mu isezerano rya kera ni Gideon. Yego. Uzamenya ute ko Imana yakuvuzeho abantu batakurwanyije? Ntabwo wabimenya. Kandi abantu nibakurwanya niho uzanamenya ko Imana yagize gute, yakuvuzeho. Yuda ni umuntu ukomeye rero ku buzima bwacu. Imana iduhana umugisha. Kuko Yuda yataza kwiyahura nyuma kihana kuko Yesu yari amaze kuducungura. Yego. Nawe ugombaga kujya mu ijuru. Yararaje mu ijuru. Ariko yakoze ibintu by'ubutwari. Yaravuze ati nje nagambaniye umwana w'iki w'Imana. Kandi uyu muntu nagambaniye mu by'ukuri ko bamubambye agize gute, ahagaze ariko jewe reka niyahure ngize gute, ncuramye. Ese burya kuko yari yamaze kwemera amafuti ye, yemeye amafuti yamaze kwiga yarigaye, ariko yigaye yasoje icyo Imana yagize gute, yagambiriye. Muntu w'Imana Yuda akoze umurimo ukomeye. Nuko ikibazo ahubwo abantu batajya bavuga ko Yuda akoze umurimo kugize gute ukomeye. Nose ubwo Yuda mugani ntitwamuhuza n'abari bene se ba Yozefu. None si bene se ba Yozefu urakoze kongoro. Imana ikumbere umugisha n'amafaranga. Re bene se ba Yozefu bagurishije Yozefu. Kandi bamugurishije, bese reka dusubire hasi inkuru dusa n'abatangiye gatoya. Kibazo kabisa. Ngo Yozefu akimara kurota inzozi akamara kuzibabwira, bene se bagize ishari. Ariko ngo Yozefu mu mutima we yumva yuzuye imbaraga zo kuja kubasura. Iyo bari baragiriye iki intara. Ngo ariko bo ntibari babitekereza. Ngo abageze bati karosi yaje tumwereke icyo gukora. Yego. Ejo bundi natashoboka. Kankavuga kaka. Yego. Ntashobokwe baraganira sinzi ibintu bavuze, abantu bari inyuma yanjye mbe ndabacamuye. Ndabwandi rero muje murinda guca iki imanza. Buri wese afite kwabanye n'Imana ye. Ubwo bari gucira umugeni imanza ngo yashizeho inza ngo kubera ko uwo mugeni yari umwadeperi ava muri adeperi kuko agiye gushaka, kandi itorero agiye gushakira amasi adeperi ibyemera ko asiga inzara ashiraho inzara. Asizeho rero haza gutaha umuntu bukwe amubonye umukwe yari amuzi nk'umwadeperi yumva mbese ntabwo bimushimishije. Ndabwo rero wica imanza ibi ngibi yabikoze kuko idini yagiyemo rigize gute rirabimwemerera. Ahubwo tubanza tumenye ngo mbese we n'Imana ye babanye bate. Sibyo nese nta bantu basuka inzara Imana ivugana nawe kandi bazajya mu ijuru. Maze ibisi kubwira abantu ntabwo inzoga ari icaha nica inzoga yagukoresheje. Nta bantu uzi banywa inzoga baryama bagasinzira babanye neza n'abaturage. Ugasanga abandi nabarokore baranahanura banavuga indimi bagakora ibyahene n'aba pastor, ugasanga ariko no mu rugo iwabo ntibumvikana. Sibahari rero uyu muntu sibyo witwa aba bana bagiye kugurisha. Imana ikimara kuvugana n'uyu mwana, uyu mwana Yozefu yagize ishaka aragenda yitekereza gusanga bene se mwishamba, ariko bamubonye yego bo ntibigeze batekereza ko sibyo. Ariko mu by'ukuri kose we nubwo yari yicaye naho yari abakunze. Nanjye nje bukambwira ababanda bavuga nti mwica iki imanza. Umva kantu gatangaje. Umugore yaranyitegereza ahita banyashama ngo hano harimo urusengero, ngo harya ngo wigize umuhanuzi. Nandi kumwe n'umuhanuzi bita Rudomoro wo mu mujyi Musanze, twari kumwe twicaranye. Ngo harya ngo mwigize abahanuzi, ngo hano suje kuduhanurira, ngo hano ni muri sare, ngo ni sare y'ubukwe ariko ngo utaduhanurire. Ndavuga reka mbabwire, ngo harya ngo murahanura, ngo ndavuga reka mbabwire Imana izabemeza.
nicariye mu bukwe nabugiyemo ntabizi ntazi n'ibyo birambaho ntaho nari mbizi yego batanga impano kandi muri abo bantu harimo inshuti y'uwo muntu batanga impano agiye kubona baramagati mutimana Jacques de president groupe batabaza ngwino ushimirwe kuko wareze neza umwana muri groupe umurera neza mu mwuka none umwana yagambire kugushimira mbere yuko mpaguruka ngo nje gushimirwa urumva mbere yuko mpaguruka nabanje nakebuka ndeba babandi avana imana na hano aha uhise wereka aba bantu ko hari icyo Imana yagize gute yakoze bishatse kuvuga ngo ibyo untekerezaho si byo gutekerezaho yego ushobora kandi gutekereza kukugirira neza abandi bari gutekereza kukugirira nabi uyu rero Yozefu yatekereje kujanira bene si byo kurya ariko bo bari gutekereza kumugirira nabi ngo bamujugunya mu rwobo ariko havamo umwe abona nta muri bose nyine ntago haburamo umwiza ati nyamara uyu muntu tumugurisha amafaranga umve wawe undi umwe ubwo ni uwo turahita tumwita murumuna wa Yuda ati tumugurisha iki amafaranga barangije baramugurisha umva sha bamugurisha bamutura mu mugisha bisobanuye iki ko nkora ikibazo ufite ikibazo mfite n'udukurikiye ikibazo afite nahumure abakimuteje bari kumusunikira mu mugisha nubwo intambara ihari nubwo ibibazo ariko humura igikapu hetse bazi ko ari imibabaro irimo bazi ko ari ibibazo birimo bazi ko ari intambara zirimo ariko sha humura uhetse igikapu c'umugisha ntago bazi ko ari igikapu c'umugisha ugize gute we nabo bamugurisha batazi ko ari umugisha wabyumvise ngo wagezeyo abo mwami abo muntu ukomeye ngo aratunganirwa arakomera inzara iteye babandi bari bazi ko birangiye babandi bari bazi ko bitazashoboka babandi bari bazi ko intambara zigiye kubaho baja guhahirayo igisekeje rero yarabamenye bo ntibagira gute ntibamumenya abagirira neza ngo aragenda bagamuje kwenda muri umuna wanyu barataha ngo bagiye kumwenda baragaruka batemuje kwenda baswa nabanyoko baragenda barabazana abuntu bubibwira barigaya reka ngo yere mitangazo rivuze ngo hagira bigaya ku buzima bwawe hagira ibyo Imana ikora abantu bagire gute bigaye twari turi ku bantu nkunda kandi nkuraho urugero rwiza mu isezerano rishasha twihute tugere ku mudamu ndavuganye na wa Yesu Mariya yumviye Mariya mubyeyi mutagatifu wa Yesu nuwacu aka tukairimbe pe Mariya mubyeyi mutagatifu wa Yesu nuwacu mawe dusabire abana bawe dusabire abana bawe ariko tuzi no kuririmba nibagiye ko dukutanye turi abahanzi twese uyu mubyeyi umva ikintu cya mbere mukundira yumviye umwuka aravuga ati Mariya njewe umukobwa nemere gutwara inda itagira umugabo ndavuga ngo iki mu bwoko bw'iwacu yumvira umwuka arayitwara ngoma ico sico mukundira amaze kubyara Yesu Herode ngo ahiga Yesu Herode ahize Yesu ngo marayika aragenda asanga Mariya ngaramubwira ngo abwasanga Yozefu ngaramubwira ngo umva Yozefu hagurukana umwana na nyina bagira gute ubahungije akimara kumva iyo nkuru ntago maregeze acika intege yaravuze ati reka ngende mfata umwana muhungisha umva ico bishatse kuvuga yego ico mukundira gikomeye no kumvira umwuka ndahita musanisha nande na Esteri mukumvira iki umwuka ningaruka hano hirya ndahita nubihuza nabyo urasanga birasa mu isezerano rya kera mu bagabo no mu rindi nabyo biri kuza bikaza birasa urasanga byose ari sawa rero bishatse kuvuga iki twumvira umwuka tube nka wa murindi ngo jya umvira umwuka rw'izurukundo nta soni uzagira nubona Yesu jya wumvira umwuka nta soni uzagira nubona Yesu mu byo ukora byose ntuhutireho ahubwo wumvira umwuka Imana iguharize amen amen turakomeje yego tugeze ku ndirimbo zo mu gitabo indirimbo iri kugufasha tunayiririmbe dore ko twahuye twembi turi abahanzi yego turi kugana ku musozo indirimbo iri kumfasha ni indirimbo 207 207 wabatinyutse ibyago byose Mana mfashe mbe nyiza ni 207 mu gushimisha Imana yego
kandebe ko nyizi pe 200 207 207 ifite ibitero bitatu yego urafungura cyangwa mfungura fungura nta kibazo uwabatinyutse ibyago byose cyangwa uyizi burindi uwabatinyutse ibyago byose nazakurikire umwami Yesu ntacamurekesha iyo migambi ye yo kujya mu nzira ijya mu ijuru ntacamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru ntabwo azacogozwa n'incamugongo abazimubwira nibo bazagwa abanzi be bose ntibamugarura mu nzira hisemo ijya mu ijuru abanzi be bose ntibamugarura mu nzira hisemo ijya mu ijuru mwamujya undindisha umwuka wawe mbone kuzaragwa kuba witeka hava ababwoba we nimunyihorere namara maje pe kujya mu ijuru hava ababwoba we nimunyihorere namara maje pe kujya mu ijuru. Aleluya, amen. Igitero ca kabiri kiravuze ngo ntabwo azacogozwa n'incamugongo ngo ahubwo abazimubwira nibo bazagwa. Aravuga ngo abanzi be bose nibamugarura mu nzira hisemo ijya mu ijuru mwamuje undindisha noneho umwuka wawe mbone kuzaragwa kuba witeka. Aravuga ngo have ababwoba we nimunyihorere narangije kumara amaza kuja mu ijuru ibibazo nibituze. Muri bya korasi aravuga ngo ibiyaga nibituze we mana ngukorere imiyaga ituze izi nyanja zihorera n'incamugongo ni nyinshi ariko nibituze ku buzima bwawe nibituze ku buzima bwawe nibituze dukorera Imana. Amen, amen. Ibyo ngo tuvugana ku musozi yego hari ibyo wumva ari umuntu yaba kuniganye utarivuze oya ntaryo ariko reka ntangaza mbabwira itangazo rivuga ngo kuko imisozi gose Yerusalemu muri kuwiteka gusa abantu uhereye none ukazageza iteka ryose nkuko imisozi igosi Yerusalemu ni kuwiteka agosa abantu. Yego ni Zaburi 125 umurongo ntari kwibuka ariko naho ngaho basome bahera bararisangamo kuko imisozi gose Yerusalemu ni nako witeka gose abantu be uhereye none one day akakanya uhereye none ukazageza iteka ryose Yesu akungotere abanzi bahigana Imana ikugirire neza. Umva reka mbabwire humura wicika intege nubwo uhangayitse nubwo intambara ihari nubwo bigeragezo bihari ariko Yesu arakugose kandi azatugirira neza. uko imisozi yose igosi Yerusalemu ni kuwiteka gosa abantu be kuko isi yo nari ururembo rw'Imana ikomeye niko tumeze mu mahanga ntabwo gato tumeze tugenda mu nyanja tumeze nk'ubwato bunini budashobora kuzarohama twashyizweho ikimenyetso uwiteka azabana n'amarembo y'ikuzimu oya ntayo ntazadushobora. Haleluya, twashyizweho ikimenyetso uwiteka azabanu be n'amarembo y'ikuzimu nayo ntazadushobora. Amen. Twashyizweho ikimenyetso uwiteka azabanu be n'amarembo y'ikuzimu oya nayo ntazadushobora. Amen.
Imana ishimwe mukozi Imana, watanga nimero yawe ku buryo ugukeneye ngo musengane yaguhamagara, ubundi ukadusoreza n'isengesho, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. 0788 21 38 132 0788 21 38 132. abantu bampamagara mujye muhamagara mu gitondo ndetse na nimugoroba, cokoze ko manywa wampamagara ariko ari randevu ushaka kakwemera ko nimugoroba turabana nanga tutari bubana, ariko ku manywa namwe murabyumva isi badutegetse. Pawulo yabohaga amahema, yavuga ijambo ry'Imana undi akabaha amahema aganga abo nibyo. Nico nashakaga kugira ngo mbwire abakunzi banjye nanga se abantu bankurikirana nanga se abantu bakurikirana ku Nkuru de TV show, batangarize ko nago ndi muri babahanuzi bahanura nanga se babanyamasengesho basenga badakora. Ngende muri babahanuzi basenga ariko bakanakora. Yego mfite ibintu byinshi ncamo nkora, rero muje muri hangana tubane mu gitondo ndetse na nimugoroba. Cokoze niriwe mu rugo ushobora kumfatisha bigakunda, ariko tubana mu gitondo mfite amasaha 3 guhera saa 12 kugera saa 3. Ubwo rero tufata saa 12 kugera saa moya, kuva saa moya kugera saa 2, kuva saa 2 kugera saa 3. Saa 3 nimugoroba mfite amasaha 2 kuva saa 2 kugera saa 3, kuva 3 kugera saa 4. Ayo masaha turayabana, rero mu masaha yose mfite ngakura amatanu nkayakoreshereza Imana ntakomba ntageze. Rero mujye mwihangana mpamagara ayo masaha, ahandi mandi duhana umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Urindiho kandi uzahoraho, ushoboye byose, izina ryawe nirishimwe. Komeza ubane natwe kandi abagiye kuzadukurikirana uzabaho umugisha kandi uzamva abohotse. Mana dunyingabanya guhora ku ngoma akavuga ko hari ico wakoze muri comment tuzagushima. Nk'abantu natwe ukomeze kwagura yicano ya Nkuru de TV show, ukomeze kwisukaho amavuta yawe y'igikundiro, datanya guhora ku ngoma, ukomeze uyagure kuko niyo gukorera umurimo wawe, kuko twese tudashidikanya ko nibitaragenda neza bizagenda neza. Ngaho bikoreye kwibahisha kandi ukomeze kubana n'umuyobozi wayo, ukomeze kumwitaho umushigikire n'umuryango we. Komeza natwe bane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen.